apana ya myuka. Ubundi umuntu wuzuye umwuka wera ntago bigaragarira ku ndimi gusa. Hari ukuzura umwuka wera uvuga mu ndimi, hari ukuzura umwuka wera ukanahanurira abantu, ariko hakaba ikintu gikomeye cyitwa imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka nizo zigaragaza umwuka. Ntago umwuka n'umubiri bikorera mu muntu umwe, ntago bishoboka. Ntago itiyo risohokamwe amazi y'ibyombo rishobora no gusohokamwe amazi yo gutekesha. Barokore, hari impamvu umwuka yakuvuyeho. Ufite ahantu hari ibintu uyu mwuka yagutegetse, hari kondisiyo wahawe, hari amategeko wahawe n'uyu mwuka. Umaze kubona ko umubiri wabaye mwinshi uburirutse, uririmba umwuka wera urawuzi. Muraje rero mubyigane mwiyuzuza imyuka ngo turi muri Pentekote. Abavuga butumwa reka sinakubwira, abayobozi yego ubu twinje muri Pentekote mugiye guhombeka amaso. Urahombeka amaso n'uwo mwicaranye ku ruhimbi umureba nabi. Horahombeka amaso muri korari mureba naye ngwe. Murahombeka amaso n'ukuntu musigaye musengera abantu nabi. Uzi ko ntarinzi ko abantu ari uru rwego mugezemo. Itorero nirisuzume, itorero niryisuzume. Ni ibiki twatakaje, ni ibiki byatuvuyeho, ni ibiki byatumye umwuka agenda tukayoborwa n'umubiri, tukaba turi mu ngaruka zo kuyoborwa n'umubiri. Ni habeho kwisuzuma, apana ya myuka. Ubundi umuntu wuzuye umwuka wera ntago bigaragarira ku ndimi gusa. Hari ukuzura umwuka wera uvuga mu ndimi, hari ukuzura umwuka wera ukanahanurira abantu, ariko hakaba ikintu gikomeye cyitwa imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka nizo zigaragaza umwuka. Ntago umwuka n'umubiri bikorera mu muntu umwe, ntago bishoboka. Ntago itiyo risohokamwe amazi y'ibyombo rishobora no gusohokamwe amazi yo gutekesha. Barokore, hari impamvu umwuka yakuvuyeho. Ufite ahantu hari ibintu uyu mwuka yagutegetse, hari kondisiyo wahawe, hari amategeko wahawe n'uyu mwuka. Umaze kubona ko umubiri wabaye mwinshi uburirutse, uririmba umwuka wera urawuzi. Muraje rero mubyigane mwiyuzuza imyuka ngo turi muri Pentekote. Abavuga butumwa reka sinakubwira, abayobozi yego ubu twinje muri Pentekote mugiye guhombeka amaso. Urahombeka amaso n'uwo mwicaranye ku ruhimbi umureba nabi. Horahombeka amaso muri korari mureba naye ngwe. Murahombeka amaso n'ukuntu musigaye musengera abantu nabi. Uzi ko ntarinzi ko abantu ari uru rwego mugezemo. Itorero nirisuzume, itorero niryisuzume. Ni ibiki twatakaje, ni ibiki byatuvuyeho, ni ibiki byatumye umwuka agenda tukayoborwa n'umubiri, tukaba turi mu ngaruka zo kuyoborwa n'umubiri. Ni habeho kwisuzuma. Ndabashuhuje mwebwe mwese abakurikirana Mama Sharirene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, mukomere mugubwe neza. Imana y'amahoro ibagirire neza mu buryo bwose. Mwebwe badukurikirana mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, namwe abari muri Afrika ahantu henshi hatandukanye, abari mu bihugu by'Uburayi, Imana ibahe umugisha. Ndabizi ko mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana, turabibona ukuntu mutwandikira kuri telefone, tukabona umusaruro n'umumaro w'uko ijambo ry'Imana ryabahembuye impuguro ndetse n'ubutumwa. Kandi mwarabibonye ko muri iyi minsi nibanze mu guhugura, ariko nta jambo njya mbahugura ritari muri Bibiliya. Rero mukomere cyane, meze neza n'umuryango wanjye, namwe nizere ko mumeze neza, kandi n'abatameze neza ntago iminsi igihwana. Hari igitondo cy'amarira, hakaba n'ikibitwenge, niko kwisi bimera. Hari igihe ubyuka urwaye cyangwa warwaje, hari n'igihe ubyuka wakize cyangwa nabo wari urwaje bakize. Bamwe barapfa abandi bakavuka, bamwe barakira abandi bagakena, bamwe bayashyirwa hasi abandi bagashyirwa hejuru. N'ubuzima bwo mu isi ntacyo twabihinduraho, ariko ndashimira Imana ko mu byo tunyuramo ku manywa na ninjoro, ibyiza n'ibibi, ntago yigeze idutererana ngo iduteze abantu. Ihora idutegurira ameza imbere y'abadayimoni na Satani, kuko ari bo banzi dufite. Rero ishimwe ry'Imana ryuzura umutima wawe, kubera yuko ushobora gutaka ngo urarwaye ariko hakaba hari uwapfuye.
ushobora gutaka ngo wakomeretse ariko ugasanga hari umuntu wacitse amaguru n'amaboko. Ushobora gutaka ngo ufite ubukene ariko ukabukennye urya abandi babwirwa bakaburara. Ushobora kubabazwa nuko inzu yawe itaruzura abandi bakabazwa nuko bari kubasohora babuza yo kwishyura inzu. Ushobora gutaka ngo umugabo wawe ni mubi abandi bari kurira ngo wampa no murushyi ariko nkagira uwo nitirirwa. Ushobora kubabara ukababazwa nuko ubukwe bwawe bwapfuye nambe nawe wari ubonye ukubaza izina. Nta gisubizo muri isi nta n'ikibazo muri iyi si umuntu atagomba gushimira Imana yacu. Hanyuma rero nkuko musanzwe mukurikirana ibintu bitandukanye kuri Mama Sharirene, mukurikiranaho ikiganiro cyitwa Tegura Ejo urubyiruko, mugakurikirana ikiganiro cyitwa Hakorwa iki mwitorero kera n'ubuhitorero, mugakurikirana ikiganiro cy'abubatse cyitwa Menya nibi, mugakurikirana filime, mugakurikirana umusirikare wa Kristo. Murabizi ko Imana yampaye umugisha w'ibiganiro kandi impa amagambo y'impugura ijambo ryayo kugira ngo duhugurane. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo buri wese abagomba gukoresha igihe cye nkuko yagihawe, kuko igihe twahawe ntago tuzakigumana. Uko igitondo kidahoraho nijoro ntirihoreho, ni nako Imana itagitwemerera ko tuguma muri bimwe. Nubona uhawe umwanya wo gukora ibintu ujye ubikorana imbaraga, ishyaka n'umwete, ukoresha igihe cyawe neza kugira ngo utazayicuza. Njye mba ndi gukoresha igihe cyanjye neza kandi nkagikoresha ntanze imbaraga no kwitanga gukomeye, nkasohora iby'Imana yampaye kugira ngo nyanyagize. Iyo uvuze ngo urabohotse umutima wanjye urishima. Iyo uvuze ngo ushubijwemo imbaraga numva nezerewe. Iyo uvuze ngo Mama Sharirene ijambo ryawe rirampembura numva mbyibushye. Kandi iyo uvuze ngo natabaye umuryango wawe kubw'impuguro nabwo biranezeza bikanezeza umutima wanjye. Rero uyu munsi murabizi ko turi mu cyumweru cya Pentecote, turimo kwitegura Pentecote ngira ngo izaba kuri 5. Hanyuma ndashaka tuvuge mu kiganiro cyitwa Hakorwa iki mwitorero. Niki kintu cyakorwa barokore? Niki twakora kugira ngo umwuka wera yongere agaruke? Niki twakora kugira ngo umwuka wera twongere tuwuzure? Niki twakora kugira ngo abantu nibasenga bari mu cyumba cy'amasengesho buzure umwuka wera apana ya myuka? Ubundi umuntu wuzuye umwuka wera ntago bigaragarira ku ndimi gusa. Hari ukuzura umwuka wera uvuga mu ndimi, hari ukuzura umwuka wera ukanahanurira abantu, ariko hakaba ikintu gikomeye cyitwa imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka nizo zigaragaza umwuka. Iyo abantu bavuze mu ndimi imbuto ntizigaragare, iyo abantu bavuze mu ndimi imbuto ntizize, iyo abantu buzuye umwuka bikagenda kwa kuntu kose imbuto zikabura, ntago rwose nta handi hantu wapimira umwuka wera ko umuntu awufite. Nuko iyo umuntu afite umwuka wera agira n'imbuto z'umwuka. Kuba imbuto z'umwuka zitakigaragara mu byiciro bitandukanye by'itorero ni nacyo kitwereka ko nta mwuka ugize gute uhari. Hanyuma ndashaka tuganire muri iki kiganiro cyitwa Hakorwa iki mwitorero kugira ngo umwuka wera yongere agaruke. Niki twakora? Tubanze turebe ibihombo twatejwe no kutagira umwuka wera. Tubanze turebe ingaruka twagize kuko nta mwuka wera. Ese uyu mwuka wera mu ijuru wabaye mukeya kuwuduha birabananira? Ese ibigega na stoke z'umwuka byabaye bikeya birashira mu ijuru baramanjirwa babura uyu mwuka? Ese ikosa ni iry'Imana? Ikosa ni iry'itorero? Ikosa ni iry'abahanuzi? Ikosa ni iry'abaririmbyi? Ikosa ni iryande? Ikosa ni iry'abayobozi? Ni iryaca abayoborwa? Ni iry'abigisha? Ikosa ni irihe? Niki cyatumye umwuka wera ava mu bantu bagasigarana umubiri? Kuko kuvuga ngo basigaranye umubiri ntago ari ibyo turebera mu mwuka. Iyo barebye ubona ari abanyamubiri, bavuga nk'abanyamubiri, inyigisho zabo ni iz'abanyamubiri, bambara nk'abanyamubiri, imipango yabo ni iy'abanyamubiri, ibitendo byabo ni iby'abanyamubiri, ibyo bibwira ni iby'abanyamubiri, n'ibikorwa bigaragaza ko babaye ab'umubiri. Hanyuma dukora iki kugira ngo uyu mwuka agaruke? Ikintu cya mbere numva twakora ni uko buri wese ku giti cye yakisuzuma akibaza uyu umwuka nari mfite nari mbayeho gute? Nkera zino mbuto byari bimeze bite? Nyifite uyu mwuka wera nagenderaga mu uhe murongo? Erega ibintu byatuma umwuka wera duhunga ni byinshi. Ngo iyo umwuka abonye tutakiyoborwa n'umwuka tuyoborwa n'umubiri ngo ahita yigendera.
umwuka iyo abona tuyoborwa n'umubiri aragenda. Reka mbabwire, ntago umwuka n'umubiri bikorera mu muntu umwe, ntago bishoboka. Ntago itiyo risohokamwo amazi y'ibyombo rishobora no gusohokamwo amazi yo gutekesha. Barokore, ntago bishoboka. Ayo matiyo aratandukanye, kuko ayo mazi y'ibyombo ni amazi aba yamaze gukora iby'umwanda, bayashakira icyo bakagenda kanuka. Hanyuma hakaba indi tiyo, nk'ubu mu rugo ahomba hari amatiyo menshi, hari itiyo rijyana amazi ava muri dushe, hari itiyo rijyana umwanda wo muri tuwarete, hari itiyo rijyana amazi twogesheje ibyombo, hari itiyo rijyana amazi y'imvura, hari itiyo rivamo amazi noga twoga muri dushe aturuka hejuru, hari itiyo rizana amazi muri dushe aho kwibrosa, hari itiyo rizana amazi aho twogereza ibyombo, hari itiyo hari robine izana amazi ku muharuro no mu gipangu. Ntago ayo mati agomba kuvangwa. Amazi amanuka hejuru yo koga ntago ari nayo twibroshesha. Buri tiyo ryose riba rifite amazi afite n'icyo ashinzwe, kandi ayo mazi abatandukanye. Iyo ugiye kuri robine ubona amazi meza, ushobora gutekesha icyayi, ushobora gutekesha ibyo kurya, ushobora kunywa wayatetse ukananyweraho kuba bishoboye. Ariko amazi y'ibyombo iyo yabonye itiyo ryayo asa n'amazi y'ibyombo. Umva murokore we, ntago umwuka wera n'umwuka mubi bishobora kwicara muri roho imwe no mu bugingo bumwe, ntago bishoboka. Iyo umwuka atagukoreyemo ukorerwamo n'umubiri. Umuntu utuzuye umwuka aba afite imyuka, aba yuzuye imyuka. Uyu mwuka wera ufuhira umubiri. Umwuka wera ufuhira umwuka wirabura, umwuka wirabura ufuhira umwuka wera. Niyo mpamvu icyicaye kigafata umwanya muri wowe nicyo gipeza ikindi. Iyo wuzuye umwuka wera w'Imana, haleluya, ukaba muri wowe, urapeza, ugira imbaraga, hanyuma ugasunika umubiri, ntago umubiri ubona aho winjira. Iyo umwuka wera wakuzuye ukajya mu mutima no mu marangamutima yawe, ukajya mu bikorwa no mu ngeso zawe, ukajya mu migambi no mu mishinga yawe, ukayoborwa n'umwuka mu nzira zawe zose, ntago umubiri ubona ahantu unyura, kuko umwuka uba warafashe umwanya mu bugingo bwawe. Ntago umubiri ushobora kubona ahantu ukorera umwuka wera yahageze, ntago bishoboka. Umwuka wera n'umwuka mubi ntago ntibishobora kwicara ku ntebe imwe, ntago byasangirira ku meza, ntago byabana mu buriri. Mureke mbabwize ukuri, umwuka wera n'umwuka mubi ntago bijya biturana. Ikikubwira ko ibi bintu bidaturana ni ikihe? Uzabibona mu rusengero. Umuririmbyi wuzuye umwuka wera ntajya akorana n'ufite umubiri. Umunyamubiri ahora ahandwa n'umunyamwuka, n'umunyamwuka nawe ahora ahandwa n'umunyamubiri. Nk'ubu hari abantu bakunda inyigisho zanjye. Umuntu aruwanyandikiye ati mama Sharire, atuzi ko ngiye kuzapfa kubera kunanirwa, mva ku kazi naniwe, hanyuma nabona hari icyigisho cyawe cyagiyeho, kuko nshyira ibyigisho buri munsi, nabona icyigisho cyawe cyagiyeho kavuga ngo sinarana ntacyumvise, nkarara ijoro. Kubera iki? Umwuka umurimo n'uri muri mama Sharire turahuza. Ariko wa muntu ufite umwuka udahura nanjye, iyo abonye ifoto ngo iki cyigisho ni mama Sharire, cyangwa akabona titre ni mama Sharire, kubera iki? Simpuje nawe. Umwuka umurimo n'undimo ntago bihura, nta bireba, bimutera iseseme, aba yumva yaruka, abyangisha abandi, nawe akabyanga. Kubera iki? Hari umwuka undimo, hari n'umurimo, ntago bijya bihura. Reka ngo ikindi kimenyetso, umugore n'umugabo mu buriri bumwe, mu nzu imwe, mu kazi kamwe, umugore n'umugabo. Iyo umugabo yuzura umwuka, umugore yuzura umubiri, ntago bakorana. Haba mbutiyaje, haba kudahuza. Bahurira gute? Umwe ari mu mucyo, undi ari mu mwijima. Reka nkubwire kandi abo bantu nta nubwo wabahuza, kereka bibaye byiza umugabo akagira umwuka wera, nibwo ahuza n'umugore wuzuye umwuka wera.
cyangwa wa mugore akagira umwuka wirabura nibwo ahuza na wa mugabo ufite umwuka wirabura. Niko byubatse. Naho ubundi umwe nagira umwuka wera undi akagira umwuka wirabura, bazahangana, bazahora barwana, bazahigana, kandi nimunabitegereza ntago bazabereka icyo bapfa gifatika. Kubera iki? Umwe ni umwuka wijimye, undi ni umwuka wera. Korari ntago abaririmbyi bose ari abanyamwuka, harimo n'abanyamubiri. Rero abanyamubiri barwanya abanyamwuka, baba bari kubahanda. Umurongo wabo sumwe. Bamwe ati tujye gusura abarwayi, abandi ati iryo sura na rya buri munsi ntago twarivamo abantu. Naho badahuza. Rwose dukwiye gufasha bari abantu. Urabona yuko bafite ikibazo cyo kwishyura inzu. Muri korari mwaje tukisuganya tukagira icyo tubakorera. Ariko izo stress za buri munsi z'amafaranga ibyo bintu bana yego. Umwuka n'umubiri ntibikorana. N'abapasiteri bayoborana ku mudugudu, mwarimu na pasiteri umwe iyo ari umunyamubiri undi ari umunyamwuka ntago bajya bahuza, ntago bahuza, ntago byakunda. Bararyana bagatemana, ntibarebana neza, kuko hari ibintu biba bibarimo bidahuza. Ngewe iyo nyanze mpita menya ukorera. None se wajya kunkunda nge databuje ubundi barakundana? Ko muzi guhora abantu busa? Nimba bosi wanjye na bosi wawe badahuza, batajya bahura ngo baganire. Nimba nta mishyikirano bagirana, nimba bahora barebana yingwe, ngewe nawe turebana neza gute? Nkunda nimba duhuje, nyanga nimba tudahuje, c'est fini. Niko bimeze. Nago ndi buguteho igihe nguranyanga. Nabamurira he nawe? Ko abantu bakundana bitewe n'ibyo bahuriraho, abantu bahuza bitewe n'ibyo bahuriraho. Nimba ureba ukavuga uti uriya mugore njye sinjya mwiyumvamo, ntago nabiguhora na bosi wanjye ntajya yiyumva muri bosi wawe, c'est tout. Niyo mpamvu hari ibintu muzadoda ariko bikongera bigacika, hari ibintu muzahuza ariko ntago bizahura, hari ibintu muzungikanya ariko ntibizemera, kubera ko umwijima n'umucyo ntago bikorana. None se ni iki gituma mwitorero hahoramo bombori? Ni yuko umwuka wera n'umwuka wirabura biba byakubitanye. Ba bosi baba banze gucanga umutungo kandi bateze kuvanga. Hanyuma twakora iki barokore? Ni iki twakora kugira ngo uyu mwuka agaruke? Erega kutagira umwuka bidusigiye umubabaro, kutagira umwuka biduteye ibyasha, kutagira umwuka byatugizeho ingaruka. Mwuka wera wavuye mu bantu, mwuka wera ava mu itorero, byadutesheje agaciro. Tumeze nk'intama zitagira umwungeri. Natwe tumeze nk'ibirara n'ibihararumbo byo mu mwuka bitagira aho biba naho bibarizwa naho bitaha, ngo nitugira ababyeyi. Abantu no n'uyu mwuka watugizeho ingaruka. Ngewe ndumva wakisuzuma, nanjye nkisuzuma, ukibuka aho wavuye ukagwa, hanyuma uyu mwuka Imana igafata itabaza ryari rikumurikiye ikarikura haryo ugasigara n'umwijima. Isuzume nanjye nisuzume, kuko uyu mwuka ntago wagiye kubw'abayobozi babi twagize, ntago uyu mwuka wagiye kubera abayoborwa babi, ntago uyu mwuka wagiye kubw'iki. Uyu mwuka wagiye kubw'ingeso na defo y'umuntu ku giti cye, kuko uburyo umwuka wakuvuyeho sibwo wamvuyeho. Hari impamvu umwuka yakuvuyeho. Ufite ahantu hari ibintu uyu mwuka yagutegetse, hari kondisiyo wahawe, hari amategeko wahawe n'uyu mwuka. Umaze kubona ko umubiri wabaye mwinshi uburirutse, mureke mbabwire, umwuka wijimye nta mwuka wera ushobora kwinjira. Niyo ushaka gusoreza, ntago umwuka wirabura ushobora kwemerera umwuka wera ko haza. Iyo yamaze kukuganza akagera mu bitekerezo, uyu mwuka wirabura akagera mu bwenge no muri roho, akakwinjiramo akakwicaramo, ahantu hose ugakoreshwa nawo, usigara uri gupeza umwuka w'Imana. Ntago umwuka w'Imana uhaza, uba wayobowe n'umubiri, niwo ugutegeka. Burya niyo mpamvu nta rutangira ugira. Ibibi byose urabikora, ibibi byose urabivuga, nta wamenya ko ari wowe. Nta yindi mpamvu ingaruka twagize nuko uyu mwuka utagihari. Isuzume nanjye nisuzume, itorero nirisuzume, itorero niryisuzume.
ni ibiki twatakaje, ni ibiki byatuvuyeho, ni ibiki byatumye umwuka agenda tukayoborwa n'umubiri, tukaba turi mu ngaruka zo kuyoborwa n'umubiri. Ni habeho kwisuzuma. Mu kanya ikindi gice gikurikiraho ndaje turebe ibintu bimwe na bimwe twagiye dutakaza bituma umwuka yigendera. Hari ibyo watakaje mu ruhande rwawe nk'umuntu, hari ibyo abantu batakaje nk'abakozi b'Imana, hari kondisiyo twatakaje, hari disipurine twatakaje, hari amategeko twatakaje, hari kondisiyo z'itorero, hari kondisiyo z'abayobozi, hari ibintu twavuyemo, hari ibintu twirukanye, hari ubwami twirukanye, hari ibintu tutari tugishaka, hari ibintu tutari twemerewe twemeye gukora twakoze. Ni twebwe twabiteye. Umwuka muri stoke urahari. Umwuka si ikigage. Ntabwo umwuka wera wibunza, ntabwo umwuka wera ari imbetezi, ntabwo umwuka wera ari ibintu wajya kugura Dubai, ntabwo wabigura komerciale, ntabwo wabitumiza mu Bushinwa, ntabwo wabivana mu Butaliyani. Umwuka wera ni ibigega bifitwe n'Imana. Kandi nongere nkubwire ngo mu butunzi Imana ifite ku isi, ifite ubutunzi bwitwa umwuka wera. Niyo mpamvu ijisho ry'Imana, haleluya, rihora rireba mu isi kubera imari yitwa umwuka wera. Iyo mari igomba kubikwa mu bantu. Kuki mutawuzura? Kuki mutawuzura? Ubu rero muraje ejo bundi muhogoze mubeshya. Mwitwerereze urarerembura se, urahogora, urahogoza, ngiza n'uwo mwuka twahene. Ibintu ririmba ugakomeza kuba indaya, ibintu ririmba ukambara ubusa, ibintu ririmba ibintu bitakwigisha kwambara. Uwo mwuka uramuririmba, uramuzi. Uririmba umwuka wera, urawuzi. Muraje rero mubyigane, mwiyuzuze imyuka ngo turi muri Pentecote. Abavuga butumwa reka sinakubwira, abayobozi yego, ubu twinjiye muri Pentecote, mugiye guhombeka amaso. Urahombeka amaso n'uwo mwicaranye ku ruhimbi umureba nabi. Urahombeka amaso muri korari mureba naye ngwe. Murahombeka amaso n'ukuntu musigaye musengera abantu nabi. Uzi ko ntarinzi ko abantu ari uru rwego mugezemo. Ujye guhirika umuvuga butumwa mugenzi wawe, mama Sharirene icyangiro, mama Sharirene ntazagire ongera kumukurikirana, mama Sharirene tumuteje igisuzuguriro, uriya mugore tumwirukanye kuri YouTube. Uhanyirukana warampamagaye kuri YouTube, uhanyirukana ahubwo se wareba nabi ko ari we wahava. Mama Sharirene yakugize ate? Iyi ntebe nicayeho niwe wayiguze? Nicaye mu gipangu iwanjye, mu nzu nikodeshereza amafaranga yanjye. Mama Sharire umwuka. Hanyuma tugende duhogoze ku cyumweru, ubu twese tuzaba dufiteho twagiye tukubwiriza. Ni inzangano. Niko nuzamuka ndakare, niwambara neza ndakare, nubyibuha ndakare, nusa neza ndakare, nuba umusirimu bimbabaze, nuba icyamamare mbabare, abana bawe nibarya mbabare, nugira iterambere mbabare, nugura imodoka mbabare, nubaka inzu mbabare, nujya kuvunjisha amadolari nkambye impanga nkurakarire. Hanyuma njye guhogoza ku cyumweru. Haleluya. Uyu munsi ni kuri Pentecote. Niyo mpamvu namwe muzawuhamagara, ntago uzaza icyo ukora, muzawujijisha nawe ubajijisha. Muzajya mutahira indimi mwuzura, ariko indimi zitari mu rukundo, indimi zirimo ishyari, indimi zirimo kutishimirana, kudakundana, birano gutera Imana agahinda. Hakorwa iki? Niki twakora tukuzura uyu mwuka? Munyemerere dutake, ni munyemerere tuboroge. Ndisuzuma nawe wisuzume, kuko ho namenyaniye n'umwuka, ntago ari ho mwamenyaniye. Kondisiyo nahawe ntago ari zo wahawe. Umurongo nagenderagaho nkiva mu Basilamu si wo wagendeyeho. Uva hahandi, buri wese afite uko yahamagawe. Tugiye gusenga, ntacyo ufite, kuko uyu mwuka utawufite ntacyo wibitseho. Uri umusirimu, uri umusitari, ngugezehe? No. Utakaje uyu mwuka uhita uba nka rubanda, nta mari uba ugifite. Uyu mwuka ni imari. Turirire Imana kakanya. Reka dusenge, rira mu ruhande rwawe. Mana nziza ndagushimye, haleluya. Wemeye ko tuganira aya magambo kugira ngo umwuka wera yinjire mu bantu. Wemeye ko tuganira aya magambo kugira ngo duhugurane. Wemeye ko tuganira amagambo kugira ngo duhe ikaze umwuka, tumenye aho twavuye tukagwa. Uyu mwuka kaduhunga,
tukubahukwa n'abahisi n'abagenzi. Okay, Yesu nuhabwe icyubahiro, turakuririye, turagutakiye abana bawe, itorero, abakuvuyeho, abagize intege, twemerere uyu mwuka nagaruke mu bakozi, nagaruke mu itorero, nagaruke mu bayobozi, natugarukeho, hatwuzure. Haleluya. Harengaho yarari, tuyoborwe nawo kandi dutegekwe nawo kandi ducumbikirwe nawo. Ndasenze mu izina rya Yesu, numye imbaraga zawe aka kanya, herekeza izi mpuguro, herekeza ya magambo, yaherekeze papa agera ahantu agomba kugera kandi akora umurimo wubahwe. Icyo ushaka kibeho, icyo dushaka ntikikabeho, ahubwo icyo ukeneye kibeho muri twebwe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Uzakurikirane iki kiganiro cya Hakorwa iki kugira ngo twuzure umwuka wera mu itorero. Ni ikiganiro kirekire kizaba kirimo ibintu byiza kandi uzasangize n'abandi kugira ngo abantu twongere tugarurirwe umwuka wera. Imana ibahe umugisha, mukore share, abatarakora subscribe ni muyikore, mwiyandikishe kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro n'inyigisho yitwa Hakorwa iki mu itorero. Imana ibahe umugisha.